izabere gukora isengesho rifite imbaraga zidasanzwe, isengesho rigira umuvuduko uruta uwa satelite, isengesho rigira umuvuduko uruta uw'icyogajuru. Oh haleluya! Isengesho rifite umuvuduko uruta intercontinental ballistic missile. Isengesho rifite imbaraga. Ngo marayika azana ibisubizo, ngo ageze mu kirere asanga abadayimoni bahambye, babamegere baperesi bati mutunyuraho ntugende rwose. Uyu ari marayika Gaburiyeli. Ngo barangije ngo reka mubwire mari tugire neza, maze zadufashe babwire n'ukuntu abamarayika abajenerali barindwi Imana igikoresha mu kugira ngo batugeze ibisubizo byabo. Haleluya, haleluya. Tugihagaze dushimira Imana, tuyikomera amashyi Imana. Tumusabire umugisha, Imana imugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Korali Wera, Korali Shalom, abakristo twese muri rusange bagize umugisha wo guterana, abaturutse batsinda. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Dukora umurimo mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye, kuko nyir'umurimo agiye kuza. Dukora umurimo mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye, kuko nyir'umurimo agiye kuza. Gihagaze ndagira ngo buri munsi tujye twibuka iri rembo, burya inzu y'Imana nayo ni irembo ry'intama. Abantu iyo bataza mu nzu y'Imana burya agakiza karahuwangana. Tujye twibuka dutahe dusengera icyifuzo. Reka tugende. Umubabaro
agiye kugaruka kugororera buri wese ibikwiye ibyo yakoze dukora umurimo mu gihe gikwiye n'ikidakwiriye kuko nyir'umurimo agiye kuza dukora umurimo mu gihe gikwiye n'ikidakwiriye kuko nyir'umurimo agiye kuza dukora umurimo mu gihe gikwiye n'ikidakwiriye kuko nyir'umurimo agiye kuza. Itegereje isi mbona irashira vuba pe kandi mbona irashirana no kwifuza kwayo maze nsanga umunyabwenge ari izina ryanditse mu gitabo nawe wibaze mugenzi niba waramaze kwiyandikisha nitegereje isi mbona irashira vuba pe kandi mbona irashirana no kwifuza kwayo maze nsanga umunyabwenge ari izina ryanditswe mu gitabo nawe wibaze mugenzi niba waramaze kwiyandikisha umukiza wacu yesu agiye guhamagara abera bo muri iyi si bagiye kubona ijuru ab'imitima iboneye bagiye kubona imana yabo namwe abashakura mugiye kuza umukiza
haleluya kandi araje vuba kandi azanye ingororano yadusezeranyije isezerano rikomeye yuko azagaruka akatujyana iyo turenze iminsi tukareba ibihe tubona gatatu twakiriye Maître Diogène nawe yasanze twakiranye yego adusuhuze Manuel nawe namubonye mu iteraniro adusuhuze Diakoni ari mu mugisha twakiriye kandi na Beneze uri kudufasha gufata amashusho adusuhuze nawe Beneze. Haleluya. Yego Imana ibahe umugisha turabakiriye bose mu izina rya Yesu Kristo amen. By'umwihariko korali murakoze cyane murakoze kuturirimbira korali Uwera korali Shalom ni ukuri Imana ibahe umugisha Imana ibahe umugisha. Reka twese hamwe rero tujye juru dusenga Imana twakira ijambo ry'Imana. Imana ishimwe Imana nziza Imana igira neza Imana yatwimanye Imana yaturinze Imana yabanye natwe bakora imirimo n'ibitangaza ukaturindira umubiri ukaturindira ubugingo ukaturindira abacu tukabigushima izina ryawe rihimbazwe. Hari impamvu watuzigamye uyu munsi Uwiteka Imana hari icyo ushatse ko tumenya data korali zinyuze imbere yacu zitambutse ubutumwa bwiza turakumvise tugiye no kwakira ijambo ryawe umukozi wawe turamusengeye mu izina rya Yesu Kristo mwambika imbaraga z'Imana ukabera w'Imana ukenewe cyane uzaza umukoresha ariko turamusengera kugira ngo iki gitondo ushizeho mwami twebwe abazindukiye imbere yawe twebwe no gutegera amatwi ijambo ryawe bityo umwuka wera abwira amatorero turakoze turagushimiye mwami Imana icyubahiro nicyo cyawe mu izina rya Yesu Kristo amen. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Munyemerere iminota ya mu gitondo murayizi iba yiruka kandi Imana iba yaratanze ibintu byinshi Imana iba yaduteguriye rwose kandi biba byiza kugira ngo ibyo yaduteguriye tugende byose tujyanye. Munyemere tubane maso mu mwanya muto dufite tuze kubiraho agahe icyarimwe wikwiruka ngo Imana irancitse icyo Imana yagutegure ntawe kijya. Haleluya. Dusomere hamwe ijambo ry'Imana bisanga mu gitabo cya Nehemiya igice cyaho cya 3 hano hari amagambo meza avuga ngo bukeye Eliyashibu umutambyi mukuru. Uyu mutambyi mukuru mu gihe cyacu hano muri ADEPR naho twavuze representa rega turi kumwe. Umutambyi mukuru ahagurukana na bene se b'abatambyi bubaka irembo ry'intama bararyeza bateraho inzugi zaryo. hagira umuntu ukomeza umfashe gusoma ndabona hano urumuri rwabaye ruke. Bukeye Eliyashibu umutambyi mukuru ahagurukana na bene se b'abatambyi bubaka irembo ry'intama bararyeza bateraho inzugi zaryo. Yego. Baraheza bahereye ku munara wa Hameya bakageza ku munara wa Hananeli. Imana iguha umugisha. Yesu ashimwe. Uhereye ejo twatangiye tureba ukuntu twasana amarembo yasenyutse. Amarembo yarasenyutse, amarembo ahangaha twumva na Yerusalemu umurwa wera umusozi w'Uwiteka. Ariko ubu ngubu Yerusalemu dufite ni Yerusalemu y'uburyo bw'umwuka. Twe tukaba turi itorero ry'Imana Imana yahamagaye mu gihe nk'iki cy'iminsi ya nyuma.
Yesu ashimwe. Abo twabanye mu gihe cya seminari tuvuga ku byahishuwe twasanze yuko itorero rya nyuma turimo ni itorero rya Laodikiya. Itorero rya nyuma, itorero ryivanze, ni itorero ry'uruvange, kandi ni itorero ryo gukora mu gihe cya Babuloni. Babuloni bisobanura konfiziyo, urujijo. Konfiziyo bisobanura urujijo. Ni ukuvuga ngo igihe turimo uri umuntu ushaka kujya mu ijuru, wibaza irembo wakwinjiramo kugira ngo uzagere mu ijuru bikagucanga. Uragera muri abanga bakakubwira ngo ahangaha ari twe tuvuga ukuri. Wagera hariya bati twe tuvuga ukuri. Wagera hariya ugasanga ibitangaza birakoreka. Wagera hariya ugasanga barahanura. Wagera hariya uko bari kuvuga Kristo. Ariko wacunga wagenzura imirimo yabo, wagenzura ibyo bakora, bikagucanga. Kavuga utese kaba aribo nari impungiyemo, Mana bigenzere ko mbona nabo ari nk'abandi bose. Dogo ntabwo watandukanya umukristo n'umupagani. Byarivanze, byaricanze. Ibyo rero bituma abantu bagira urujijo. Ariko Imana yacu ni Imana yo kwizerwa, yiteguye gukuraho urwo rujijo mu izina rya Yesu. Bari tugire neza. Uyu Nehemiya arimo arabwira Abisirayeli, munsi w'ejo twabonye ijambo twahereyeho Nehemiya 17. Ni ijambo Nehemiya yabwiye abantu ngo arangije ngo mpera ko mbwira abantu bose ngo mbese ntimureba yuko tumeze nabi. Bene da tumeze nabi. Ese murabona ko tumeze nabi? Abantu babona ko tumeze nabi ntibagire batya. Niba twese tubona ko tumeze nabi, dukwiye kubaka iki? Amarembo yasenyutse. Ubundi Imana iyo yubaka umuntu imwubaka mu buryo bubiri. Imwubaka inyuma ikamwubaka n'imbere. Bishatse kuvuga iki? Imana yubaka umuntu mu buryo materiel. Igomba kukubaka mu buryo materiel, ikaguhereza amafaranga. Amafaranga burya arakenewe. Yesu ashimwe. Imana bapangira amafaranga, babona amafaranga. Ni ukuri baha amafaranga. Imana nibapangire. Twabonye n'ababwira abantu bajya bavuga ngo burya hari ibintu, hari ukuntu twirukana ibintu tutabizi. Iyo uvuga ko amafaranga arababwiye Satani, mu gitondo ugakenera kurya, kandi urarya ukugize gute? Urahahisha iki? Amabwiye Satani. Ubwo amafaranga azakuza uko. Halo, turi kumwe ariko? Ntimukajye mwatura amagambo mabi ku bintu bidakwiye. Amafaranga ntabwo ari amabwiye Satani. Ahinduka amabwiye Satani iyo yakoresheje nabi. Umuhanga umwe yaravuze ngo ubundi icyaha icyo twita icyaha, icyaha aswa, ntabwo ubundi icyaha gipfa kubaho. Ubundi icyaha ni iki? Icyaha ni ibintu byiza bikoreshejwe nabi. Turi kumwe? Ibintu byiza bigize gute? Kugira ngo byumve neza, kwihagarika umuntu aremewe iyo wumvise ibintu hari ibyo ugomba gusohora. None kwihagarika ni icyaha, ariko jya ujya kuri kaburimbo ubikorere mu muhanda, birahinduka icyaha. Byari byiza bikorewe ahantu, ariko kuko bikoreye ahantu hatariho bihindutse iki? Icyaha. Amafaranga rero ni meza. Imana igomba kutwubaka, ikatwubaka mu buryo bwose. Izi yuko aduhaye inda, kandi ikeneye kujyamo iki? Ibyo kurya. Imana igomba kugupangira, ikaguhereza ibyo kugira gute? Gushyiramo. Iyo mbaraje iragoye. Iyo mbaraje iraje. Iyo imaze abantu, iyisha umurimo, iyo igiye itandukanyije abavandimwe. Wakwereka ukuntu abantu barara biruka, uruhago rutobotse, urunguru rumaze abantu. N'uruhago rutobotse. Rutobotse? Ushyiramo bigenda. Uruhago rugeze kandi shanti rujya rwuzu. Ni nk'imva yasamye. Ni nk'ubutaka budaha
mani tugire neza ariko kuko imana yayiguhaye tugomba kugendana nayo ariko icyiza cy'imana data twese irarangiza ikadupangira ikaduheza n'ibyewe nibyo ikubaka mu buryo bw'inyuma yarangiza ikatwubaka n'imbere mu buryo spirituel mu buryo spirituel kuko umuntu w'imbere niwe uzabona umwami imana niyo mpamvu tugomba gusana irembo kuko ibintu birakomeye mbese ntimureba yuko twabaye igitutsi ntabwo mureba yemwe bantu murizwa n'umurimo w'imana nimuze tujye ku mavi twige Uwiteka Nyiringabo nyir'umurimo atwohereza abasaruzi kandi natwohereza abasaruzi yohereza abasaruzi bazima mani turenge mani dutabare sigaye ndeba ibintu biriho muri iyi minsi nkumva ndababaye nkafata umwanya nkarira nkamera nka Nehemiya ejo bundi mu minsi yashize n'umwaka ushize nagiye kuva numva ahantu kuri televiziyo nabibonye kuri televiziyo mbona abantu barimo bararira barangije ntegereza ikibariza nibwira hari yuko hari ikindi nsanga ni abakirisitu bene data barababaye bari kuri televiziyo babahaye mikoro batumva twebwe turabajwe nuko twarushye twubaka itorero ubwo ni idini hano muri Kinyinya hati none twumvise yuko umuyobozi wacu yarigurishije tutabizi kumbe yarigurishaga buriya nimubona ubuyobozi bufashe umwanzuro ntimuzajye mupfa kubacira urubanza turi kumwe turi kumwe dore yuko ibintu byose mubihindura ibishitani kandi ibintu byose ari ukora amashitani turi kumwe ntabwo ibintu byose ari uko ari iki mureba ko tumeze nabi twabaye igitutsi amarembo ya Yerusalemu yasenyutse yahiye yarahiye n'ukuri mureke tunihire umurimo Yesu nashimwe ariko iyo tudakizwa ikiba turi hehe yimba nibaza aho mba nikijya gica byararangiye kiba ahandi harameze utwatsi ibyatsi kiba baraforomye n'imboga barasiriye ariko kubw'agakiza dore ndiho ndi muzima nawe uriho uri muzima rero icyatumye uri muzima igitumye wishimye nubwo wenda bitagenda neza icyo kintu gikomereho Yesu ashimwe haleluya barangije abantu abayobozi buriya ndabakunda twebwe dufite ijisho rindi twe dukoresha mwuka wera icya mbere ni iki ni amakuru ariko abayobozi bo bakoresha icyo bita amaneko abayobozi barangije boherezayo abantu bati mujye tuturebera ibyo bintu bagezeyo basanga abantu reka bari gusenga sinakubwira ngo barasenga ngo bagiye kumva bumva baravuze ngo yego Mana we ngo umuntu wese uzagura urusengero ngo azabyara ari gupfusha nimwumva yuko irembo ry'agakiza icyo kintu iryo jambo rikwiye gusohoka mu kanwa k'umuntu iryo sengesho rikwiye gusohoka mu kanwa kacu maze disi ngo bari kuza kugira nyine bari bashize ku isoko abantu bakaza kugura ngo baza kugura bakavuga ngo none se ngo nitugura urusengero ngo turagura harimo n'abakirisitu niba dushaka no kugura abakirisitu ati nabo turabahereza doko mwabaye imari mwabaye iporo niba bitari iwacu biri kwa bene data biri ku baturanyi kandi biri ku muturanyi nawe bigize gute birakototera ntukwiye kuryama gusinzire nuko barangije baravuga ngo noneho rero tutakwambisha ku rusengero ngo niba mushaka n'abakirisitu ngo nabo turagira gute turaba atari ku giciro cy'urusengero n'abakirisitu nawe
abinazi. Abinazi ni intakimaze, ni ba bandi nyine ba marenge, ba bandi bahwereye za mayibobo zidafite icyo zimaze. Ibaze kugira ngo ugere mu rusengero urangize utwara abanyabwenge barimo. Numara gutwara abanyabwenge, ubwo iyo uvuze abanyabwenge ni iki? Ijambo ry'Imana riravuga ngo kubaho Uwiteka ni bwo kandi twamujyana kugira ngo twese niba usanga yatwaye abantu bose bubaha Imana muri Yerusalemu, yatwaye abantu bubaha Imana mu rusengero rusigara abapagani bo mu rusengero. Rangije araza atwaramo indatwa, abanyagihugu bose arabatwara, asiga abinazi. Abinazi ni abapagani bo mu rusengero, abazima babi. Rebera iryo torero risigaye rimeze rityo. Ngo arangije aragenda abajyana i Yerusalemu nafashe i Babuloni. Ageze i Babuloni nabwo kugira ngo batazihuza bongera biyunge n'imbaraga bakora n'umurimo mu mahanga. Aravuga ati aba ngaba ngiye kubakora icyo bita sitarateji. Afata abanyabwenge abajyana mu murwa neza neza iruhande rwe. Abo ngabo ni Sadaraka, Meshaki na Abedenego. Arabiyegereza, afata indatwa aragenda abishyira hehe? Ku kagezi kitwa Kebari. Ngaho niho bageze. Ngo maze abanyababuloni bakaza ngo bakabashungera, ngo babashungere bakabwira ati yemwe mwa Bisirayeli mwe, mukiri iwanyu mwajyaga muririmba indirimbo nziza, korali ziririmbye neza aka kanya numva ndanezerewe, numva umutima wanjye urakeye. Ati ko mwajyaga muririmba indirimbo nziza, mwakongera mukaturirimbira za ndirimbo z'i Yerusalemu. Ngo nuko bandi baravuga ngo twabasha dute kuririmba indirimbo z'i Siyoni turi mu mahanga? Twabasha dute kubugura tugasingiza Uwiteka? Twabaye igicibwa turi Babuloni. Babuloni ni mu bigirwamana, Babuloni ni mu nkozi z'ibibi. Twabasha dute guhimbaza Uwiteka turi aha hantu? Ngo barangije ngo bafata inanga zabo barazimanika, bazishyira mu biti by'amaperasha, bazishyira mu biti bya voka. Barangije umwe ararahira ati ninongera kuririmba ati ururimi rwanjye ruzafatana n'urusenge rwa kanwa. Toko yarababaye. Baragenda baguma i Babuloni, barateseka, barababara. Igihe kiragera Imana yibuka isezerano. Nkunda umugabo witwa Daniyeli ngo arasenga cyane, yiyiha yibutsa Uwiteka amasezerano. Abwira Imana ati Uwiteka we, nibutse ijambo ajyana ku mugaragu wawe Yeremiya, wamubwiye yuko nubwo turakarishwa dukubita ariko imbabazi zawe zizatugarukaho. Nyemerera Uwera w'Isirayeli utugarukeho. Ngo asenga umunsi wa mbere, asenga uwa kabiri, ngo ku munsi wa gatatu Uwiteka ari mu ijuru yumva gusenga kwa Daniyeli. Ngo amaze Imana ishimwe. Imana ijya yumva gusenga kwacu. Imana ijya yumva kurinda kwacu. Uwiteka agira ingabo uyu munsi utwumve. Uyu munsi utwumve. Imana itugire neza. Imana itugire neza. Murimo habaye igitutsi, murimo umeze nabi. Imana itwumve umunsi wa none. Samuri ibiganza byawe muvuye mu Mana utwumve. Ngo agisenga ku munsi wa gatatu Imana yumva gusenga. Yumvise gusenga. Daniyeli aramaze. Aravuga ati sinatuza. Mbona umurimo umeze nabi. Ngo arangije aravuga ati nubwo narizanye n'igisa tugiye gukomeza. Tugiye gufatira abanyamasengesho. Haleluya. Amen. Aho umugisha wawe kibanga ubutwara. Munihira umurimo. Ngo nuko asenga kumva Uwiteka yumvise Daniyeli ngo yohereza marayika uzanye ibisubizo. Bakivuga tugeze ku gusenga bizabere gukora isengesho rifite imbaraga zidasanzwe. Isengesho rigira umuvuduko uruta uwa satelite. Isengesho rigira umuvuduko uruta uw'icyogajuru. Oh haleluya.
babwire n'ukuntu abamarayika aho abajenerali barindwi imana igikoresha mu kugira ngo batugezeho ibisubizo byacu. Abajenerali barindwi imana izadufasha. Noneho uko asanga marayika akarwana ariko kuko ari muri filime ari mu rwego rutarurwe abadayimoni baba amadayimoni. Ndagira ngo gutangariza uyu munsi yuko ibyo wigize usaba Uwiteka, Uwiteka yarabyumvise kandi yohereje n'ibisubizo byawe. Ariko ikibazo gihari, hari abadayimoni barahangaye hejuru mu kirere bafashe uwo marayika naho kugira ngo upfukame, kugira ngo Uwiteka amenye yuko utarabona ibisubizo byawe, yohereje undi marayika w'intambara akubita abamagi n'abaperesi. Marayika barimo kugera naho barimo kugira ngo marayika akuzanire igisubizo. Imana itugirire neza. Warasenga icyumweru cya mbere kirashira, marayika yakaba akabye biranga. Icyumweru cya kabiri, cya gatatu asenga iminsi 21. Ku munsi wa 21 ngo nibwo Daniyeli yasenga, ijuru rirahwangana, ubwami intebe y'ubwami, uwicaye kuri ya ntebe yera nini. Marayika ariko ko numva umutekano wabuze byagenze gute, mwuka wera yamunda cyane, araza ngo yegera Imana, haravuga ati erega ni wa mugaragu ukundwa Daniyeli, yarasenga ibisubizo byaragiye ariko byaheze mu kirere. Ohereza undi marayika w'intambara, Imana yohereza Mikayeli, araza arakubita arashwanyaguza ngo nuko Gaburiyeli arazana ibisubizo. Haleluya. Uzarakwinginga Imana muri iki cyumweru, hari ibisubizo by'itorero, hari ibisubizo byawe, kuko gusubizwa ku itorero ni ugusubizwa kwawe. Itorero nigeze ni wowe ni byawe turi kumwe. Haleluya. Ibyo bisubizo biza bitugere mu ntoki. Itorero kurwaho igitutsi, niri kurwaho igitutsi natwe tuzaba abanyacyubahiro. Oh haleluya. Gasega itorero niryubahwa kugira ngo nyakubahwa agiye gushyiraho guverinoma yatuma hehe, yavuga ati Gasabwe nimundebere aho ngaho abantu beza bari mu mwuka w'Imana n'ubwenge no gukiranuka. Hajya kuvuga kugeza wenda nka minisitiri w'Imana ntibyakunda se ngo si itorero urumva itorero ryasubijwe ariko nawe bisubirijwemo. Ariko twihuta kugenda igitoki, irembo ryarasenyutse. Bibiliya yatubwiye ngo nuko ari Yashibu umutambyi mukuru representaya ngo arahaguruka, ngahagurukana na bene se b'abatambyi, ni ukuvuga abapasitoro bose, ngo baraza bagira gute, bazana irembo ry'intama. Umva neza aka kantu, iri rembo ry'intama ryasanwe n'abatambyi bose bagaragara n'umutambyi mukuru. Reka mbabaze, ese abatambyi ni bande? Ni mushumba? Nawe uri umutambyi, nawe uri umutambyi. Petero bivuze neza, Petero wa mbere n'icyakora mirongo cyenda ngo twese ngo turi abatambyi b'ubwami, ishanga ryera, abantu Imana yirongeye. Haleluya. Ibahamagara bakuye hirya no hino, ibashyira hamwe bahinduka ishanga ryera, ngo kugira ngo bamamaze ineza y'ibyo Imana yagize yabakoreye. Twese turi ababiriki n'abato. Niba muvura umutambyi tera haleluya. Numva yuko ndi umwami. Ese nawe wumva uri umwami? Wumva uri umwami? Haleluya. Umva yuko uri umwami. Kwizera ni ukumenya rwose byiringirwa, udashidikanya, wishidikanya kuko uri umutambyi, ugire confidence. Amen. Kwese twabarukaye tugasabire irembo ry'isiremo ry'intama kwenshi, icyo nshaka ngo dusoreze. Ubundi kera murabizi yuko mu isezerano rya kera ryari isezerano rishingiye kuki? Ku mategeko. Mu mategeko rero harimo n'amategeko y'ibitambo. Iyo abantu bazaga i Yerusalemu muri ya minsi mikuru bagiye guhimbaza
w'iteka bagiye mu minsi mikuru y'ingando, bagiye mu minsi mikuru ya pasika, bagiye mu minsi mikuru y'ibisaruro, bagombaga kugenda bakava iwabo batwaye ibitambo. aho niho havuye zaburi z'amazamuka uhera kuri zaburi ya 20 ukageza kuri zaburi ya 32 zigize amazamuka kubera ko bavaga iwabo bagiye i Yerusalemu, bagiye bakabyita kuzamuka, kuko Yerusalemu wari umusozi w'Uwiteka. Nubwo atari umusozi usumba iyindi misozi, ariko bari barawaye icyubahiro yuko ari umusozi usumba iyindi misozi mu buryo bw'umwuka. Noneho bajyayo bakumva ko bari kuzamuka. Zari zaburi 15 kubera yuko kuri Yerusalemu hariho esikariye 15 uzamuka kugira ngo winjire mu rusengero. Bazamuka esikariye ya mbere bagatera zaburi 120, batera iya kabiri bagatera zaburi 120, utyo zikarangira 15 bageze mu marembo neza neza ya Yerusalemu. Nta gice aricyo ushaka kwinjiramo. Iyo baba bahimbazaga, iyo babaga bagiye i Yerusalemu, hari ababaga bavanye ibitambo mu rugo bakabijyana, ariko hari n'ababaga batabifite bakabigurira hehe? I Yerusalemu. Aho rero babiguriraga, aho hari isoko baguriraga ibyo bitambo, hari ahantu hari isoko, ariko kugira ngo winjire muri Yerusalemu, Yerusalemu yabaga ifite amarembo 12. 10 nangahe? 12. Rimwe muri ayo marembo rero ari ryo rembo ry'ishingiro, ari ryo rembo rikuru, ryari irembo ryitwa irembo ry'intama. Kuki baryise irembo ry'intama? Nuko ari ryo rembo abazanye ibitambo n'abagiye kubigura barazaga bagera imbere y'iryo rembo, abatambyi bagasohoka muri Yerusalemu bakaza kugenzura ibitambo bigiye gutambirwa Uwiteka, bakabigenzura ngo niba nta renge bifite. Uramenye ugomba wowe ubwawe gukura igitambo, ugomba kuza imbere y'Imana nk'igitambo cyera, ugatanga umubiri wawe nk'igitambo kizima cyera gishimwa n'iki? Imana. Ngo bakaza abatambyi bakabigenzura, bamara kugenzura igitambo cyawe, wenda ugiye gutanga igitambo cy'ibyaha, ugiye gutanga igitambo cyo kuri amahoro, ugiye gutamba igitambo, bakakigenzura bakavuga bati igitambo cyawe ni kizima, bakavivura ukinjira. Iyo winjiraga rero, winjiraga muri iryo rembo ry'intama, ukuruye igitambo cyawe ryiswe irembo ry'intama, kubera yuko hanyuzwaga ibitambo bijya gutambirwa Uwiteka, kandi muri ibyo bitambo igitambo nyamukuru cyabaga ari intama. Cyitwa irembo ry'intama kubera yuko aho hafi hari isoko ry'ibitambo, kandi mu bitambo bikuru bikomeye igitambo cy'intama cyabaga ari igitambo cy'ingenzi. Bafata igitambo cyawe ukinjira, bamaze kukugenzura, wakinjira imbere, ukageramo imbere, ukajya aho bita ku gicaniro cyangwa se aho batambira. Wahagera ugafata igitambo cyawe, ugafata ikiganza cy'ibumoso ugashyira mu ruhanga rwa cya gitambo, ikiganza cy'iburyo ukakizamura, bivuze ngo ukizamuye ukere ku Uwiteka. Turi kumwe? Avuga ngo Uwiteka Mana yanjye ndi umunyabyaha, nakoze ibi. Ayo magambo watura uyatura kuri cya gitambo, bivuze ngo ibyaha uri kwatura biri kukuvaho bijya kuri cya gitambo. Mu bitambo byose igitambo nyamukuru n'iki? Ni intama. Mwibuke yuko intama ishushanya Yesu Kristo, kuko niwe gitambo, niwe ntama, mwana w'intama wagize gute? Watambwe. Irembo rero niyo mpamvu turyita irembo ry'agakiza. Ni irembo ry'agakiza. Rero Satani nawe ntimuzamusuzugure, ni umukozi ariko ntimuzanamubona. Turi kumwe? Icyo kuvuga gusuzugura ni kwa kundi ubona abarokore bamufashe nk'akabwa nk'imbwa yarahawe, hari n'abamutuka, abarokore n'abahemuka. Nutuka Satani uzaba woherejwe n'irari n'ingoro. Bibiliya irabihamya, muramenye ntimugatuke Satani. Uramushakaho icyo afite uwahanganye nawe. Bibiliya yaravuze ngo na Mikayeli ubwe marayika w'Uwiteka ntiyahangaye kumuvumba, none utangiye kumuvumba uramushakaho iki? Wihirinde ibyaha ntumukorere.
ukorere nyiringabo, Uwiteka nyiringabo. Turi kumwe? Nutuka Satani maze akubaraho icyaha, ariko ntabwo wemere no kumuramya. Uko utemere kumuramya, utemere no kumutuka. Nawe yahaje umudugudu ufite umumama yari umuvuga butumwa yagendaga hose, akaza agateraza haleluya, akavuga mu ndimi ibintu bikomeye cyane, mbese wabonaga bisa nk'umuntu ufite ishema, ariko yagera mu hagati ukumva ari hano igitutsi nk'icy'abahungu, ukumva atutse Satani. Ndavuga ariko uyu mwuka uva ku Mana, ariko kera kabaye twaje gusanga imyuka imukoresha ari iy'abarangi, avuga mu ndimi ariko avuga indimi z'iki z'abarangi. Abarangi ubundi ntabwo ari Ikinyarwanda, biva ku ijambo abarungi, ntabwo ari Ikinyarwanda cy'abarungi. Abarungi, omurungi ngo ni abantu beza mbese, ubundi ni abamarayika biyita ngo ni beza. Akareka tukareke abo ngabo, iyo myuka rero isigaye ikorera mu bantu, nabo baje kutuvangira. Umuntu ubasha gusobanukirwa iyo myuka ni umuntu uri mu mwuka w'Imana, nabwo w'imbaraga. Barakwinjiranye rero, barabahanurira mu gice n'umunsi. Hari abantu muri mwe bafite amasezerano y'abarangi. Mani turengere iri rambo rero dusoza. Iri rambo ni ryo ubwo Yesu Kristo yatumaga abigishwa be babiri, aravuga ngo nimugende mujya mu mudugudu, nimugerayo hariko kabiri saa 3 ku gasusuruko, ati nimugerayo muragera ku muhanda murahabona indogobe n'icyana cyayo, nimurangiza iyo ndogobe muyiziture, nimurangiza muyizanire. Barabaza bati none se mwana, iyo ndogobe atari iyawe, nituzitura indogobe y'abandi nagendaho? Ati nihagire ubabaza mubabwire ngo haleluya, umwigisha niwe uyidutumye. Imana ishimwe. Mureke twavuga tugende tuvuga Yesu Kristo wapfuye akazuka, nihagire tuba tunabuze ibyiringiro byacu, tuvuga ko tuba nguwo ni umwigisha w'abakristo bose, tumuhamye. Barangije baragenda barazitura, barayimuzanira, barangije akayicaraho, ngo agenda mu murwa, n'abantu bose bava hirya no hino barahura. Abagore n'abakunda cyane ngo basasase ibitenge, basasase amasharupe, ngo abandi ng'abagabo barashoboye kuzana ibitenge batabifite, baragenda baca ibicindo. Barangije ngo baraza bose bagenda mu muhanda imbere ya Mesiya, bavuga ngo ahirwe mu izina ryande ry'Uwiteka. Oh haleluya, ngo nuko indogobe uwo munsi nayo ibyungukiramo da, igendera kuri tapi y'ibitenge. Uko niko n'umuntu wemeye kuba indogobe ya Yesu, wemeye gukorera Yesu, Yesu akamuvugiramo, akamukoresha, akagendana nawe ahabwa icyubahiro. Haleluya, kuko yaravuze ngo nimunkunda na gato azagira gute, azabakunda. Ngo nuko agenda mu murwa, arangije ngo yinjira muri Yerusalemu. Amaze kwinjira muri Yerusalemu, urya n'undi ngo kugira ngo batware kwica Yesu ahandi byavuze, naho ngaho baravuga bati uyu nguyu yise Mesiya. Uwo munsi ngo nibwo ninjiye ngo nyuze mu irembo ryitwa irembo ry'ubuhanuzi. Tukareke turi ku irembo ry'intama. Noneho ngagiye nibwo batangiye gutegura ukuntu baramwica. Noneho igera yinjiraga, igihe baramufataga bamugambaniye, ngo baramufashe bamuvanye ku musozi mu buryo butatekerejweho, mu buryo butunguranye. Ngo bagiye kubona, babona Yesu Kristo ari we gitamba kizima, ari we ntama w'Imana. Ngo bagiye kubona abona yinjire muri rya rembo ry'intama, kuko ryari irembo rihanura, irembo ry'agakiza. Ngo babona bamunyujijemo batabizi, bamujyana imbere yo kwa umutambyi Ana, kugira ngo ubuhanuzi bugire gute busohore, kuko niwe wari igitambo kizima. Byari ibitambo byose byatambwaga byahanuraga yuko hazaza igitambo kizima gishitse. Ngo barangije baravuga bati reka tumujyane kwa Pilato.
bamujyanye harya bamujyana kwa Pilato kugira ngo hasuzumwe niba Yesu Kristo nta ntege afite. Bamugeza kwa Pilato, Pilato aramusuzuma amubaza ibibazo ngo arangera avuga ati yemwe bantu n'abatambyi bakuru abafarisayo n'abanditsi ati nsuzumye uyu mugabo rwose mwangabi sanze nta cyaha afite. Igitambo kigaragara yuko nta ntege kigize gute gifite. Haleluya. Ikimenyimenyi byarangiye avuga ati ubwo rero mwemeje yuko mumwica kandi nta cyaha afite, ngewe nibazana amazi nkarabira imbere yanyu nta ntege n'imwe musanganye, nta n'icyaha gituma yicwa mbonye afite. Ubuhanuzi busohora gutyo. Mani dufashe. Yesu nashimye. Amina. Nagira ngo dusoze. Nagira ngo dusoze. Asaya mu gitondo we. Nagira ngo dusoze. Iri rembo ryarasenyutse. Iri rembo ryarasenyutse bene data. Imaze gusenyuka completely. Imana iturengere. Imana idutabara. Risenyutse uhari nanjye mpari. Ariko rizasanwa nande, rizasanwa nawe, rizasanwa nawe. Nta wundi. Reka nkubwire uyu munsi ntuzigera na rimwe ubona Uwiteka nyir'ingabo ngo mubone hano ku bicu mu kirere, ngo mubone avuga ngo njye gusabira irembo. Oya, Yesu yaravuze ati ngiye kubategurira ahantu rwaho namwe muzagera gute. Yesu ntazongera kugaruka ajya gusanira irembo. Azagarwa no kuza gutwara umugeni, azagarwa no kuza gutwara uwasaniye neza irembo. Haleluya. Haleluya. Rero rizasanwa nande, rirasanwa nawe, rirasanwa nande. Imana idutabara, Imana iturengere. Ndajya ngo dusenge Imana. Ariko iri rembo uri kurisana gute? Iri rembo urigeze he? Ko ryasenyutse, ryasenyutse wowe mu muryango. Urabizi mwene da, urabizi wari mu muryango uko bimeze, urabizi ku muturanyi ryarasenyutse, urabizi uko bimeze. Nta wundi urarisana ni wowe. Imana idutabara, Imana itwiteho. Muri iki gitondo igira ikintu ikora, ikwambika imbaraga, inyambika imbaraga. Ariko Imana ishimwe, Imana ishimwe yuko ntabapfira gushima. Mu gihe cy'umugabo witwa Eliya, iri rembo ryarasenyutse completely, rirasenyuka kugeza ubwo igihugu cyose cy'ishyanga rya Isirayeli cyagiye mu bigirwamana. Rirasenyuka kandi kibabaje, nyuma y'aho gato risenyutse, Nebukadineza yaraje atwara ibikombe by'izahabu. Ubundi izahabu isobanura agakiza. Ni ukuvuga ngo Satani muri iyi minsi icyo ari gukora, ari kuza agakura abantu bazima buzuye umwuka wera mu rusengero. Nta makuru mufite. Mugira ngo se abantu bari gutangiza amacaci, nubwo leta iri kuyafunga ugira ngo niyo. Umuntu araza agakodesha umuntu araza agakodesha urusengero, cyangwa inzu akayibomora, ibyuma akabivanaho, yamara agahamagara abantu rero nabo basigaye bararungutse abanyamadini. Bamara kureba bakavuga ati rero uyu nguyu nawe ibyo twabimenye, kuko ubu ngubu amadini menshi ahari nicyo bita business churches. Ni amadini ya business, ntabwo ari amadini y'agakiza, ni business. Kuko umuntu agenda afungura butike, kabanga iyi butike nifungura nzajya nishyura ibihumbi 500. N'undi arataha akavuga ati ndagiye gukora idini, nzajya nishyura miliyoni y'ubukode, ariko nange miliyoni nzajya ngira gusa nikura mu bantu. Ni business, it's a business. Yarangiza agahamagara abantu babura, nubwo babuze bibuka yuko bari kumwishyuza ubukode, akaba mu kwezi kumwe, amezi 2, amezi 3 kamuha pereyafu. Uzi ukuntu bigenda? Satani yohereje abavugabutumwa be. Illuminati muri 2009 naganiye n'umunyamerika, rangije ratubwira ngo Illuminati yohereje abavugabutumwa muri Afurika 1000 bakuza kuyobya amatorero y'ubwoko bw'umwuka wera w'umwimerere. Kandi ayo matorero ntahandi ari hano muri Afurika yo hagati.
nitwe twari dusigaye twuzuye umwuka wera w'umwimerere, kandi n'itorero ryacu dufite confidence yuko twari tugifite umwuka wera w'umwimerere, ariko natwe twatangiye kwinjirirwa. Umva neza, irembo ry'intama ryarasenyutse. Muze mureba ko tumeze nabi, nimuze dusane. Noneho rero abo ngabo icyo bakora ni iki? Ni ukuza yagera hari imbere akavuga ati ngewe nyoshera umuvugabutumwa nyine, ati rero bakozi bene data, abatsite na za haruyaterano avuga no mu ndimi, n'abapfumu barabimenye basigaye bavuga mu ndimi. Alo, mwebwe muri gukina ntabwo muzi ibyabaye, amazi si yayandi. Nukuza ati rero bateye inkunga, bakabwira paseri bati paseri shaka abantu muri mwebwe badafite amikoro, si ubutumwa bwiza se bw'imirimo, kandi buriya burakaze buvuga cyane. Noneho rero tubashingira toriye, tubigishe kudoda, tubigishe imyuga, niturangiza turabahereza iki? Inkunga. Akagukorera ikintu cya mbere, icya kabiri, icya gatatu. Umuntu ugutereye inkunga abakirisitu yarangiza akavuga ati mwubake urusengero cyangwa akakugurira ikibanza, ugira ngo naza kubwira ngo sezeranya abatinganyi uzabyanga? Wabyanga? Imana iturenge. Irembo ryarasenyutse. Imana iturenge. Reka ndeke kwica amasaha kuko no kwica gahunda nabyo biracyari, ariko mumenye ngo amazi si yayandi. Ariko Imana ihagurukije abantu b'intwari, ihagurukije abanyembaraga mu gihe cy'iminsi ya nyuma. Ubu ngubu turimo turitegura ububyutse bw'iminsi ya nyuma. Ese muri wowe urumva uzaba umwe muri abo bantu Imana igiye gukoresha? Ntabwo izagukoresha utarasana ibirenge. Niyo mpamvu abavugabutumwa bacu ubundi yiyumvisemo impano, wiyumvisemo guhanura, wiyumvisemo akantu kadasanzwe, ahita agenda ati jyewe ntagije iki? Idini. Rero nimubona bari kuyafunga ntimuzabarengane. Irembo ry'intama ryagize gute? Ryarasenyutse. Haguruka dusengere. Ndashaka gusenga. Ubundi ni iki gituma dusigaye tujya gukora ibiterane? Twakora ibiterane abaririmbyi bakajya hariya. Ubundi cye uyu mushumba mu gihe cyabo, mu gihe cyabo ariko itorero gifite imbaraga, korari yajyaga hariya turi kuvuga ubutumwa, yatabika yanditse kuririmba, abantu batuwe n'abadayimoni bakajwiza, abantu bafashwe n'ukumva bakabakubita hasi kubera ko imbaraga z'Imana zigize gute? Zihageze, bakabaza bakakurambika biganza abantu bagakira mu izina rya Yesu. Ariko ubu ushaka korari niye gukora igiterane we iririmba, nta bandi baba ba mbere, abadayimoni, abantu b'abasazi, abantu batuwe n'imyuka mibi baraza bakaturusha kubyina. Kubera iki? Irembo ryarasenyutse, nta mbaraga tukigira namba, kandi agatsinda kubera yuko tutakiyumvamo imbaraga. Iyo wumvise ngo ibunaka ngo hariyo ngo umuhanuzi we yari gukora ibitangaza, uhita uhurura ukagenda. Ariko burya nawe Imana yagukoresha iby'ubutwari. Ntawe Imana yagukoresha iby'iki? Iby'ubutwari. Mani turengere, Imana idutwara. Reka mbabwire, jya gucuruza nibyo, ariko genda uzi yuko irembo ry'intama wayisanye. Jya muri bizinesi yawe, jya mu biro byawe, genda aho uri hose, ugenda uzi yuko irembo ry'intama muri warigize gute? Isani. Reka mbabwire aka kantu, nushaka wambara imbaraga, kandi ntushobora kwambara imbaraga, iri rembo ryarasenyutse. Ambara imbaraga kuko muri iki gihe Imana kugira ngo itakubura iri kwemera ikarere igacunga. Doko Imana ikintu iri gukora, iri gufata umurokore, buri murokore wese Imana isigaye yamupangiye umurozi. Buri murokore wese Imana isigaye yamupangiye umurozi. Cyo mwacyumvise? Icunga ahantu hari umurozi, ikamufata wajya gukodesha, ugashinduka wakodesha iruhande rw'umurozi. Ambara imbaraga yagupangira umva kugira ngo usenge. Imana ikuraho icyatwica, ariko ntishobora gukura icyatuma usenga. Wakumvise? Erega ambara imbaraga. Umurozi wa
mbere perezida w'abarozi ari hano i Kibungo, mwari mubizi? Perezida w'abarozi ari i Kibungo, visi perezida w'abarozi ari i Cyangugu, babwiraho sekreteri generali w'abarozi ari i Butaro mu Ruhengeri. Njye ndabizi, njye naho Nyabingi yapfiriye ndahazi, n'igiti yapfuye yegamiye ndakizi. Nyabingi yari umuntu. Aho ngaho rero sasa bamukomokaho abagirwa nibo ba sekreteri. Umva bagusha imfura ku manywa y'ahantu izuba riri kuva, ko nta buramuzi ahatuye w'abarozi ari hano i Kigali, muturanye na mwenye mana. Maze ndebe nushaka usenge ntangurore, nushaka usanira irembo, kuko byajya bikunze uzasega utakibura. Imana itugire neza mu izina rya Yesu. Ndashaka usenga rero, ndashaka usenga Imana. Umuntu wumva arananirwa n'abarozi, arananirwa n'imyuka mibi, umuntu urota nabi, nigire hino tumusengera Imana. Irembo ryarasenyutse, ukeneye kurota inzozi nziza, ukeneye kurota inzozi nziza, ukarota ijuru. Haleluya! Ntabwo dupinga ndi kwihuta, ntabwo urota nabi, ntabwo urota nabi kunigagura. Ese abaturage bawe mubanye neza? Mubanye neza? Mubanye neza? Ushobora hino dusengera abantu. Mubyeyi wacu gira hino, bakozi b'Imana mwigira hino dusenge. Ntugasaba gusigaye, ntuzi kugambira gukiranuka, ugashira ukuboko guca, uko bukira n'uko bwije. dukora umurimo w'Imana, utambutse ituro ryishimwe cyangwa se ituro ryo gushyigikira umurimo w'Imana. Abatatanze icya 10 bakizana hariya, cyangwa se amaturo uza twamaze kubikora. Tugiye iwacu bw'ijuru,
amashyi Imana. Imana tumutunge ibiganza tumusabire umugisha. Imana imuhe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Korali Uwera, Korali Shalom, abakristo twese muri rusange bagize umugisha wo guterana, abaturutse batsinda. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ejo rero nanone turazinduka tuza mu nzu y'Imana, ubwo Imana idufunguriye imiryango tukaba tugiterana bigakunda. Mureke dushake Imana kandi dusane ahasenyutse mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Korali ejo yanibature yibatsinda izadusura. Murumva ko turi butangire kare kugira ngo tubahe umwanya nabo bahimbaza Imana. Imana yacu ishimwe. Amen. Ndagira ngo rero turari ku mubyeyi wacu adusengera Imana, dusabire umugisha w'Imana tujye mu yindi mirimo. Imana yacu ishimwe. Tugihagaze ndagira ngo buri munsi tujye twibuka iri rembo burya inzu y'Imana nayo ni irembo ry'intama. Abantu iyo bataza mu nzu y'Imana burya agakiza karahuwangana. Tujye twibuka dutahe dusengera icyifuzo. Reka tujye imbere y'Imana. Data wera mwami mwiza, turagushimiye ko wadusuye, wabanye natwe watugendereye, ijambo ryawe twaryumvise, buri wese yinyeganyeje areba niba rya rembo ry'intama yararinyuzemo. Ese bimeze bite? Ese ahagaze ate? Ni igitambo cy'igishimwa cyangwa se ikigawa? Ariko reka tuzamure icyifuzo cy'inzu yawe Mana. Hirya no hino ubwoko bwawe ntibafite aho bateranira, hari n'abo turi kumwe aha ngaha bifuza ko babakingurira, n'ahandi hirya no hino icyo cyifuzo kirahari. Mwami Nyiringabo, tuzamuye isengesho twese hamwe nk'abana bawe n'umukumbi wawe abo wacunguje amaraso, tukuzaniye icyifuzo cy'inzu yawe, inzu zawe insengero zikinze. Uri Imana ifite ububasha bwose, uri Imana itegeka bigakoreka, uri Imana ivuga bikaba. Turasenze Mana kugira ngo ikizitira amasengero ntakugereho, bariya b'ingabo z'abaperesi mu izina rya Yesu woherereze uwo kuturwanirira kugira ngo ibisubizo bize, ubwoko bwawe busubizwe, inzu z'Imana zubakwe, zitunganywe bitaratungana. Kingurira abantu bawe bateranira Mana, abantu bawe bateranira, hari abajyantege nka mudashobora kuzigasave bazashobora hirya no hino, ariko uri Imana ufite ububasha bwose. Turasenze kugira ngo Mana utange uburyo, utange inzira, abantu bawe bateranira, abantu bawe bongere basiguhimbaze, bongere baze imbere yawe, bongere bagushengerere bari hafi, bongere bavuga neza kwawe. Urakoze Mana, turagushimiye. Umugisha umwigisha, umugisha umujana umugaragu bazirukiye imbere yawe, umugisha bene data babyumviye kubaka. Mwami Nyiringabo, urakoze urakarama. Tugiye hirya no hino mu mirimo, jya imbere tugukurikire, jya imbere tugukurikire, jya dutwigisha, urushaho kudusobanurira, kandi byadufashije tubifashishe n'abandi. Twubake duhereye ku irembo ry'intama, twubake duhereye ku gakiza, abatagafite bakakiriye, abagatakaje bakakire, kandi Mwami n'abafite bagafite bagashyigikira imbaraga z'Umwuka Wera. Reka rero tujye imbere tugukurikire, ubuntu bw'Umwami wacu Yesu n'urukundo rw'Imana gufashwa n'Umwuka Wera bigendane na buri wese muri twebwe mu izina